abantu benshi kubera ko abahanuzi benshi babaye abinda bibwiye ko ubuhanuzi butakiba buracyabaho. Abukuri nabo barahari, ariko abukuri ntago bagenda aribo badushakisha badufitiye ubutumwa, ariko ntahora kukurikirana kubaza ngo none se ngo bya bintu ngo nene nakubwiye ngo none se impano zaratanzwe kandi koko zitugira umumaro pe. Umuntu arigisha ukumva araryohewe, ukumva urafashijwe, yasenga ukumva urafashijwe, yaramye Imana mu ndirimbo ukumva urafashijwe, wabona umuntu ugira ubuntu bwo gukora imirimo myiza byishimiye ukumva uguwe neza. Ibyo bintu byose ni byiza pe. Wa data aduha ubuntu n'imbaraga, kandi natwe tugire determination, tugire kwiyemeza kuva mu by'ubwana. Umubyeyi utashaka ko umwana wakura ntiyamugaburira, ntiyamwitaho, ntiyamukorera isuku. No mu buryo bw'umwuka nuko bimeze. Imana itugirira ubuntu. Umva rero uko bigenda. Ngo kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyize rw'igihagararo cya Kristo. Gukura kudufitiye inyungu. Kubera iki? Ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose, n'imyigishirize, n'uburiganya bw'abantu b'ubwenge bubi, n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Wumvise iyo ugumye kuba umwana uko bikugendekera? Kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba. Muribuka ko twavuze ko muri bimwe mu bintu bigaragaza ubwana ari uguhindagurika. Abana barahindagurika, bateraganwa n'umuraba, bajyanwa hirya no hino. Kugira ngo tudakomeza kuba abana. Impano zaratanzwe, zitangirwa kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, bakazakomeza bakagira ubumwe bwo kwizera kugeza ubwo basohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo badakomeza kuba abana bagateraganwa n'umuraba, bakajyanwa hirya no hino n'imiyaga y'uburyo bwe. Iyo umuntu amaze gukura ntabwo aba agiteraganwa n'umuraba, arahagaze rwose. Imana ishimwe cyane. Si uko imiraba idahari, ahubwo yarakuze. Ndakwifuriza gukura ugasumba imiraba yakuzonze muri 2025, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose, n'imyigishirize, n'uburiganya bw'abantu, n'ubwenge bubi, n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Uburiganya bw'abantu buzahoraho, ubwenge bubi buzahora, ariko wowe uzabisumba. Bitakiguteranagana hirya no hino. Uzareka gusenga nk'abana ngo Mana ngo byose ubyigizeyo. Yabyigizeyo se tukiri mu isi, tubana nabyo, duturanye nabo, abibinyoma, abuburiganya udashobora no kurabuka kuko utareba mu mutima we. Ariko iyo dukuze, iyo umuntu arimo anakuragirana ka discernement, agira akantu ko kurobanura imyuka, akagenda abimenya. Imana iduhe ubuntu. Ndimo ndatera umutima wawe inyota yo kwifuza kuva mu by'ubwana. Data aragukeneye, kandi gukura kwawe uzabyungukiramo pe. Uzabyungukiramo rwose. Uzagira amahoro menshi, uzamenyana na Kristo. Uguti ndashimira Imana kubw'abana b'Imana bagenda bigira imbere. Ubundi umwaka wagenze neza, n'umwaka nungutse kumvira Imana kurutaho, n'umwaka nakoze iby'Imana yashaka kurutaho, n'umwaka nabaye umumaro kurutaho cyo Data yanshakagaho, nabaye mwizerwe muri byo. Ntagira agace nakamwemera ko gasigaraho umugayo.